ariko mbabwire byarinze bimara imyaka 2 n'amezi 9 batarabona ikintu kiri kuntera ibibazo byose mfite. Muri mu byuma Faisal basanga izuru ry'uruhande rumwe ryarafunze kuko naritsamuraga cyane nkanakorora cyane. Noneho arambwira ati ntago bagomba kukubagira hano, ugombe unyarukire South Africa cyangwa se muri Belgique. Mbese ukuntu babivugaga rwose babivugaga mu bintu byoroheje cyane. Noneho hari examen bankoreye mbi cyane, abaganga bari hano bashobora kuyumva iyo bita bronchoscopy. Ni ikizamini bakora banyujije bashyira ibintu mu mazuru, bakagushyira ikindi kintu gifunga mu kanwa, bakagutera ikinya gusa cyahangaha mu ijosi, ubundi bakimanura apareye bakayikurikiza urusinga rwo gukomeretsa wicaye hamwe utanyeganyega. Kandi mwumve buriya mubona igihaha ku mafoto, ariko mwibaze kwinjira muri bronche mu miheha yacyo uko biba bimeze. Ndagenda ngerayo, bamaranye iminsi 7 bakora ama examen. Ku munsi wa 8 ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 nibwo baje kumpa igisubizo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Nibishaka abantu babyiyemeje mushyira ukuboko hejuru, Imana ibafashe cyane. Reka dusenge nanone. Uwiteka Mana nkuru itagikiranirwa, twongeye kugushimira uhabwe cyubahiro. Turagushimiye kuko ukomeje kubana natwe. Ndakwinginze kugira ngo buri mwana wawe wese yipimire mu ijambo ryawe, kugira ngo nyagora ngo muduhe kwihana icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo turinde komwaho n'ibibembe nyaguhora ku ngoma, tugende turi bazima muri wowe, maze umwanzi Satani atsindwe utsinde kuko uri Imana, mu izina rya Yesu, amen. Umwanya tugezemo rero tugiye kuganira iby'urugendo rwanjye mu ncamake. Mbivuze ntago twava aha, ariko ndababwira mu ncamake tugire ibyo twumva. Nkuko mubizi amazina yanjye nitwa Ukuyemuye Emerita, nkaba nitwa na Mama Sabine. Sabine ari hariya namubonye, ni inkumi bamwe ntago mumuzi, ariko ni umukobwa mukuru. Navukiye mu karere ka Huye, umurenge wa Ruhashya, mbere wari Mbazi. Nkura nk'abandi bana, mvuka ndi umwana wa mbere ukunzwe cyane. Noneho muri uko gukundwa cyane nifuza kuzabyara abana 12. Kubera ukuntu nakundaga abana cyane, ndavuga nti ngomba kuzabyara abana 12. Nkigira imyaka 16 nkifata carte d'identité, nahise nuzuzaho babana 12. Noneho ndavuga ni buriya ningeze igihe cyo kuzashaka umugabo, buriya nzabona umugabo uzemera aya mazina. Nuko ubwo hari data wacu waje kuyibona iyo rangamuntu, arangije ashyiraho ishashi, abana banjye bavaho. Nuko numva ndababaye, ariko ndavuga nti rwose urukundo umuryango wanyeretse, nanjye ngomba kubyara abana 12. Ariko buri Imana bizimana nibirebire. Imana yemeye ko mbyara umwana umwe wo mu nda, ariko ndera barenga 12 kuko ibizi impamvu ya byose. Muri make narakuze shaka nk'abandi. Amahirwe mfite hano hari garçon d'honneur wanjye arahari. hari yitwa Papa Rosine,
nahaguruke mu murebe rwose ko ibyo mvuga arabizi neza. Uriya mugabo muramuzi? Bamwe bamuzi ku izina rya Ndagije, ubundi ni Papa Rosine. Mwakwiyicarira. Rero narashatse nk'abandi, ariko mpita mfakara mfite imyaka hafi 23, jya kuzura 23, nsigaranye umwana w'uruhinja. Ntago numvaga n'ibyo ari byo, numvaga ameze nk'akantu k'akagoryi, nkumva sinzi ibyo ari byo, ariko nkomeza kubana nabyo, ariko mpitamo gusenga Imana. Nakomeje rero gusenga Imana, nkomeza kurera abana benshi. Cyari igihe kibi cyane, hari hasigaye imfubyi nyinshi kandi zagombaga kwitabwaho. Muri icyo gihe ntago byari ibintu byoroshye, ariko Uwiteka abana nanjye. Bigeze twihuse 2006, nakoze impanuka mbi cyane. Ntarajya kuri iyo mpanuka, murumva yuko nari ngize ikibazo cy'aba bana banjye 10 na bangahe? Murumva ko nari ngize ikibazo cy'uko abana banjye 12 ntakibabyaye, kandi noneho anaba bandi bose ba data wacu bamasenge baneteshaga kwa kundi jenoside yarabahitanye. Noneho ubwo rero mba ndahombye rwose, mba mbuze ukuntu mbigenza, ariko ndihangana. Ariko mu by'ukuri ukuntu nihanganaga nk'umuntu uriho ariko utariho, umeze ukuntu nyine sinabona uko mbibasobanurira, ariko nkomeza gusenga Imana no kuyiringira. Imana ibana nanjye mu buryo butangaje. Mu magambo make, ngeze mu 2006 nagiye kubwiriza ku Kibuye. Ubwo najyaga vaga kubwiriza ku Kibuye tugeze Inyange, nakoze impanuka mbi cyane, ngira fracture ya bassin. Ndagenda mba mu bitaro, abaganga nyine bakavuga ko nzamara n'igihe mu igare, ariko nyuma y'igihe gito Imana inyongera iminsi kugira ngo nongere ngende. Icyo gihe ni ukuvuga ngo iyo habaga ikintu, nabaga ndangije ishuri runaka, nkongera nkiga irindi shuri, nkongera nkiga irindi shuri, nkongera nkiga irindi shuri. Ariko igihe kiragera, noneho ejo bundi 2019 muri makeya ndarwara. Nararwaye cyane, ndabyibuka uriya muvandimwe nababwiye wavuye ejo muri Gabo kubera jyewe, ni Alain Mucyo. Araza aricara arambwira ati, none ni gute ushobora kumara ibyumweru 2 urwaye kandi nkaba mbona nta kirimo guhinduka? Nkambwira ni wa ntacyo, ntibiri bushire. Aragenda aganira na Sabine arambwira ati, ari mwavuganye? Twavuga ngo wakumvise ibyo akubwira se. Ubwo yari arimo avuga ati, ugomba kujya hanze kwivuza niba hano umaze ibyumweru 2 nta kirahinduka. Ndambwira ibyo bintu byihorere. We ntiyabireka, je numva nta kintu bimbwiye. Ndabyibuka Papa Rosine yaransuye arambwira ati, humura ntacyo uzakira ati, kandi je nimba mbikubwiye tuzaba ubibona. Hari muramu wanjye hariya witwa Obedi, nawe araza arambwira ati, si urabyumva ute? Ntihumura ntacyo nzaba. Ariko mu by'ukuri nari ndembye cyane. Hari igihe nagize ikibazo ndi kumwe na Dafi, ari hano nawe, ngira ikibazo gikomeye bamaze kumpa amata, mbese ubuzima mbona bugiye guhagarara. Nkajya kwa muganga ntibigire ikintu bihindura, nkomeza kwivuza ntibyagira ikintu bihindura. Umunsi umwe rero bakora inama, Ale ahamagara abantu, ateranya abantu, aravuga ati, ntibishoboka, ugomba kujya kwivuza. Ahamagara umubyeyi bakiriye, ntabwo nzi aho yagiye, mama Josue Rusi, arahari. Aramubwira ati, rero ati, ndashaka ko emeritaza atukamwakira. Mu by'ukuri hariya hari abantu mpagira, ariko nge nta bitekerezo nari mfite rwose habe na bimwe bya hariya.
ahubwo Ale niwe wari urimo gutekereza gusa. Noneho hamagara abantu, hari aganira na Dafi, hari na umumama witwa mu Maganza, niba yaje simbizi, yari yambwiye ko agomba kuba hari. Nguriya bani muhumugisha asengera muri English Church. Nuko baricara bazana n'abandi bantu twari kumwe twasenganaga, baravuga batukwiye kugenda, ukwiye kujya kwivuza. Mu by'ukuri twihuse, bakoze inama, hakorwa ibintu bikomeye, mbona natse visa nyibona mu minsi ine yonyine. Kandi nari nashyize, kuko nari narigeze kugenda muri 2014, nigeze kuyaka imara iminsi hafi 30. Noneho mu kuyaka ndenzaho iminsi 15, nkererezwa nanjye wikerereje, kandi narayisabye bayimpa mu minsi ngahe, mu minsi 4. Nari maze amezi 4 nta kintu mfungura. Hano hari abana bavandimwe banjye barajyaga gushaka amafunguro, n'uvuye mu gikoni nkumva arampumurira nabi, bakagerageza ibintu byose yewe ariko biranga. Umunsi umwe njya kwa muganga, umuganga umwe arambwira ati rero ati ikintu cyaba cyiza ati nuko wasimbukira muri Afrika y'Epfo cyangwa mu Bubiligi, mbese akabikubwira nkaho uri busimbukire Nyabugogo. Nuko ubwo arambwira ati nta kundi buri bugende. Hari umuhungu umwe w'umusirikare twari kumwe, sinzi niba ari hano, nari namubwiye, araza anyinjiza ahantu i Kanombe ku muntu w'umudogiteri ukomeye, turinjirana turicara, areba dosiye yose, aravuga ati nta kindi kintu kereka ntiwemere, kuko ninaciye muri mu byuma Faisal, basanga izuru ry'uruhande rumwe ryarafunze, kuko naritsamuraga cyane nkanakorora cyane. Noneho arambwira ati ntago bagomba kukubagira hano, ugombe unyarukire South Africa cyangwa se muri Belgique. Mbese ukuntu babivugaga rwose, babivugaga mu bintu byoroheje cyane. Ndabyibuka Ale aza kundeba, mvuyeyo mwereka ku gapapuro uwo mudokiteri yari yanyandikiye, arambwira ati dukora iki rero, ntidusenga Imana. Twarakomeje mu by'ukuri dukora ibishoboka byose, ariko igihe kigeze naragiye njya kwivuza mu magambo makeya. Mama Josue haza kumfata, ariko abona narahindutse cyane, arababara, aravuga ati si ubu ni wowe? Turagenda tujya imuhira, arambwira ati ugomba kuguma hano ukivuza. Ndambwira nti ntago bishoboka, ngiye mfite iminsi 45 kandi ngomba guhita ntaha. Aravuga ati ntibishoboka, atora n'abantu, ariko jewe numvaga bidashoboka, numvaga ngomba guhita ntaha ako kanya. Birakomeza muri make, ntangira noneho kwivuza, ndamwemerera, ariko bigoranye. Mbabwire abo twari kumwe hano, ndabyibuka umunsi umwe abantu baje mu rugo, noneho ndabyibuka Papa Diana aravuga ngo ariko ngo nukubera icyo ubeshya, ngo kucyubeshya. Ntese nabeshya iki? Ati ni gute ubwira abantu ngo urashima Imana kandi umeze gutya? Ati nta na visa uzabona. Ati nagushaka kuwaka visa, murabizi nyine ko nayita avuga gutya akabyemeza. Ati nayo uzabona, ntayo umeze gutyo, warabeshya abantu. Nuko noneho rero njye nabaga ncecetse, ariko nagezeyo uko nari imeze birushaho, noneho nanirwa no kugenda. Bavandimwe, inkuru mbarirano iratuba, amaguru aragagara, sinifuze kwicara na gatoya, kubera ko natekerezaga uburyo ndi buhaguruke n'ibintu biri bumbeho, nkashaka guhora mpagaze. Nakwicara ubwo nkaba mvuga ngo ubwo ndicara ahantu, ariko ndi bugire gute, ndi bugume, kuko nimpaguruka ndaribwa cyane. Byarakomeye, mbabwire, barampimba, bamaranye ukwezi. Urabona iyo uvuye muri Afrika rero bagushyira ahantu, noneho naritsamuraga nkanakorora, baravuga bati uriya muntu buri afite ibihaha, rero mumushyire ahantu ha wenyine. Bamaze ukwezi bansuzuma, ibihaha nabyo babonye, barandeka ndataha.
bamuduti, noneho twa duti bampaye turandya umubiri wose, noneho ngakinga ahantu nabaga nkiyambura nkishima koko nkishima. Bukenda manuka aho hantu kuri reception ndababwira nti mfite ikibazo, ubu tunini tugiye kunyica. Bahita babireka bampindi rendez-vous njya kwa muganga. Nanone barasuzumaga, bagasuzuma n'intoki bakazirambura, ariko mbabwire byarinze bimara imyaka 2 n'amezi 9 batarabona ikintu kiri kuntera ibibazo byose mfite. Bakavuga bati mu by'ukuri dukurikije ibyo twakoze wakagombye kuba umeze neza, ati kuko ibyo dukorera baje bameze nkawe n'ukuri birabakiza bikabagira neza, ntabwo tuzi impamvu. Iyo Imana itarabyemera tujye duturiza imbere yayo twicecekere. Byarakomeje ubwo hahantu barahopeye, ariko bamaze kuhopera nta kintu cyahindutse. Noneho hari examen bankoreye mbi cyane, abaganga bari hano bashobora kuyumva, iyo bita bronchoscopy. Ni ikizamini bakora banyujije bashyira ibintu mu mazuru, bakagushyira ikindi kintu gifunga mu kanwa, bakagutera ikinya gusa cyahangaha mu ijosi, ubundi bakimanura apareye bakayikurikiza urusinga rwo gukomeretsa, wicaye hamwe utanyeganyega. Kandi mwumve, mburiya mubona igihaha ku mafoto, ariko mwibaze kwinjira muri bronche mu miheha yacyo uko biba bimeze. Ni examen yambabazaga mu buzima, ku buryo bamaraga kuyikora cyangwa barimo kuyikora ngasaba Imana kwipfira. Iyo examen kandi nagira ngo mbabwire ko bayinkoreye inshuro 6 zose. Noneho umunsi umwe baza kunkorera examen y'igifu, noneho umuzungu ahita azarakati, niki cyatumye wemera yuko bagukorera endoscopy kandi ufite barakubaze mu gifu? Nukubera iki ufitemo inkovu nshyashya? Ntijewe ntabwo bigeze bambaga. Ati no, atufite inkovu nshyashya kandi nini. Ati kubera iki wabyemeye? Muganga wawe kuki yabikoze? Ndamubwira ntariko ntabwo nigeze mbagwa igifu. Ahita ambwira ngo okay, ngo ngiye kuvugana na muganga wawe, ngo ngaho ngo nimugendere, ngo ngiye kuvugana na muganga wawe. Kumbi Imana yankijije n'icyo gifu, niba harimo inkovu ariko ntabyo bari bagize gute, nabyo ntabyo bari babonye, ariko Imana irabyikorera ubwayo. Birakomeza. Noneho twihuse kuko ni birebire cyane, ngeza ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 mu 2022, muganga wanjye arambwira ngo emerita, ntago yavuze emerita, yavuze ukuyemuye, niko bakunda guhamagara amazina y'amasirino. Arambwira ngo twakoze ibishoboka byose, nagerageje byose, nakoranye na ekipe nini y'abaganga, none ndananiwe, nta kintu nyibashije gukora. Ariko mu nama twakoze turimo kureba kuri buze, twemeje ko tugomba gukorana n'ibindi bitaro kugira ngo turebe ko hari ikintu twakora. Arambwira ati ariko mbere yuko uzajya kuri ibyo bitaro turi bukorane nabyo, turabanza tugukorere bronchoscopy, cya kizamini nanone. Ndamubwira nti no, ninjye ntago ndi bugikore. Arambwira ati kubera iki? Niyo ngikoze ndarwara nkamererwa nabati n'ubundi urarwaye, rero emera ugikore. Ndamubwira nti ntabwo ndabyakira, ntabwo ndi bugikore. Noneho mpereza impapuro, ndasohoka, ngeze mu muryango ndavuga ntariko se ko ari igihe wizanye, ndareka kugikora ngo bigende gute ko n'ubundi bavuze ko ibyo bagombaga gukora byose babikoze. Ndagenda mu by'ukuri njya gutanga impapuro, bampa gahunda yo kujya kugikoresha. Ubwo rero kuri izo 16 z'ukwa 9 2022 nibwo bagikoze. Bamaze kugikora kuri 23 z'uko kwezi, numva telefone irampamagaye, irambwira ngo ni ku bitaro ibi nibi, turagukeneye uyu munsi uyu n'uyu, kandi uzaze witeguye kurara.
ndababwa ntese nti kubera iki mumpamagaye ko ntasanzwe nivurize wanya ati hoya twakoranye n'ibitaro byawe baduhereza ama examen bagufashe none turashaka kugira ngo turebe mu by'ukuri uko uburwayi bumeze. Ndamubaza ntese mwabonye kanseri ko mwe muvura kanseri? Oya madamu ngo ibyo ntawe bivugira kuri telefone ngo uzaze ngo uvugane ngo n'umwefirimieri ngo azagusobanurira. Ndabambwira nti oya nutambwira mbwira niba mwabonye kanseri nutambwira sinzaza. Arambwira ngo urumva ngo madamu ngo bisa nabyo ngo mu by'ukuri ngo uzaze ngo turebe ngo mu by'ukuri ngo yabiherereye. Ubwo murumva yarabirangije ariko yanga kubimbwirira kure nyine tutari kumwe. Noneho nari ngiye mu rugendo rw'ahantu umuntu yari yapfushije umuntu ngiye gutabara, ndicara ndegama ndavuga ngo mana ahasigaye niba ari byo wemeye ubwo bushake bwawe bari bwo bubaho. Ndigendera njya gutabara kuri icyo kiriyo nagombaga no kubwiriza, nta kintu nakomeje gahunda ntihagira n'umuntu umenya ibyabaye. Noneho turi gushyingura noneho kuko icyo gihe twari ku kiriyo barampamagara nabi byihuta, nagombaga kujyayo kuri 27 bampamagara kuri 26 ko ngomba kuzinduka cyane. Ndavuga nti basanze byakomeye, ndagenda ngerayo bamaranye iminsi 7 bakora ama examen. Ku munsi wa 8 ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 nibwo baje kumpa igisubizo. Mbabwire rero ibizamini bankoreye byari bibabaje, harimo na cya kindi barongeye nabo ubwabo barakikorera barankataha bashyira ibintu aha. Mama Josue yaraje umunsi bankorera chimiotherapy ya mbere, kuko barambwiye ngo munsi wa 8 mu gitondo haza umuganga kadamu gatoya n'undi mugabo baza rwose ubona basa nk'abishimye basuhuza ariko banjijisha. Nuko aravuga ngo ama examen rero ngo twayarangije tangira ngo ariko ngo muri make nyine ubona babuze aho babihera, ariko twasanze ufite kanseri mu maraso, ufite kanseri yarageze mu magufa, yarageze muri gangiriyo, yarageze no mu mwijimo. Nahise nkora ku kabuto k'igitanda ndeguka ndabwira nti noneho rero nta kintu barambwiye, ninashaka kugira ngo munkorere raporo medicale nitahire nzajye kugwa iwacu. Ngo kubera icyo uhisemo ibyo bintu n'impamvu jewe naje mvuga, nubwo nari ndwaye ariko naravugaga koko nzagende mu bana mahinguke ndi umurambo koko. Niyo mpamvu uwo muganga ni umudamu mwiza, mana nyagasani, naravuze ngo wampa akamenya Imana yo mu ijuru akayikunda, ni umuntu ufite umutima wakavukire mwiza cyane. Arambwira ngo nimuhereze ibiganza byanjye, ndabimuhereza. Arambwira ngo look at me, namwitegereza. Arambwira ngo turasezeranye ngo kandi ngo ngiye kugerageza ibishoboka byose. Arasohoka aragenda, ageze mu muryango aragaruka arambwira atariko nshobora kugerageza twagutera iyi miti yahanika kunanira, noneho ibyo twatekerezaga ko biri bube byiza bikarushaho kuba bibi, ariko ngiye kugerageza. Umva mu minota nk'ingahe akimara kugenda mpita nkubitaho urugi mpita mpfukama mbwira Imana nti Imana, ikintu cya mbere ngusabye imbabazi yuko naringiza akantu gato ko gucika intege. Kubw'ibyo imbaraga zidasanzwe ntigeze ngira mu buzima bwanjye bwose, haba mu magambo, haba mu bikorwa, haba mu bo mvugana nabo. Mama Josue njya mubwira, ambwiye nkamubwira nti ndi inkumi iri ku isoko rya Kristo, noneho akongera akambwira ati ndabona umeze neza, wongeye kuba nk'inkumi iri ku isoko rwose. Narakomezaga ngakomera nubwo byari bikomeye cyane. Noneho ndangije ndagusaba imbaraga zidasanzwe. Ikindi cya kabiri, niba wemeye yuko urupfu rwanjye ruzanyura muri iyi ndwara, ndagusabye ngo urupfu rwanjye ruzaguhesha icyubahiro mu buryo uzanyuzamo ntazi, kandi no gukira kwanjye kuzaguhimbaze. Ibyo bintu rero ndangije ndavuga ngo mu izina rya Yesu amen. Ndahaguruka mu minota 5 bari bazanye ibyo bintu, biba ari ibintu by'ibishashi, ntabwo chimiotherapy zihura, biba bitandukanye bitewe n'uburwayi, ariko bazanye ibishashi nka 7 bitandukanye amabara.
babishyiraho maze babincisha nyine baba bagushyizemo ikintu ku buryo banyuzaho imiti ihita yinjira. Noneho mu minota 45 byari birangiye bahita bambwira ngo nintahe. Ndagenda. Baba bakubwiye ngo imisatsi izakuvaho, inzara zizakuvamo, iseseme nta biryo bizongera kukuryohera, uzagira umuriro, uzagira ibintu byinshi bibi gusa nta kiza kirimo. Atariko tuzajya ubona kigoye kurusha ikindi, ako kanya ugomba guhita uza kuri urgence, twiteguye kugufasha. Naragiye ngera mu rugo, babona ni ibisanzwe. Bukeye bwaho ndavuga ngo reka umusatsi wari washwanyutse muzinge ndyame. Najya negura umusatsi nkagifata gutya ikintu, mwongera ikindi gituta, hasigara uruhara. Hari agasatsi hose ibitsike, ubundi nagiraga byinshi cyane, bivaho, ingohe zivaho, ibintu byose bivaho, byara bitangira guhinduka imikara kugeza igihe byaje kuviraho. Nakundaga umusatsi cyane, nkanawitaho cyane, ariko Imana yagira ngo inampe n'iryo somo kugira ngo menye ko bitagomba kuntesha umwanya. Maze mbaho ndababara mw'abantu, nimuzajya mwumva umuntu urwaye kanseri mukumva ngo ari kuri chimiotherapy, mujye mumusengera, mujye mumusura, kuko ntabwo ari ibintu. Ubiri byuya biryana, bijomba bikakujomba, ijwi riragenda rikabura, bakaguhamagara ijwi ntiwitabe, nta mafunguro ushaka gufungura ngo uyumve, nukurya ibitaka nkaho ari ibitaka, nta kintu na kimwe numvaga. Ndagenda ndabyimba mera nk'uruntu rumeze gutya rw'urukoko, ndagenda nsa n'urutoki rupfubye, ndashya birantwika ko ku mubiri wose, byara bitangira noneho kugenda bivamo. Nuko nkajya ndeba iki ni ikigwa gikomeye. Harabona bwiye ni ubu rero ibizamini by'ubuzima maze kunyuramo ko ari byinshi cyane, Mana niki washakaga kumenya n'uyu munsi? Narakomeje indwara, ubwo njya kuri chimiotherapy ya mbere. Nyuma ya chimiotherapy ebyiri ubundi bakora examen. Bamaze gukora examen barambaza ngo ese ariko atari wa muganga wanjye, ngo ese ngo hari iyindi miti y'ahandi hantu wanyoye? Ntimiki nta nubwo uba wumva mw'abantu, nta nubwo wumva witaye no kubyo bakubwira. Ntimiki ngo imiti y'ahandi hantu wanyoye? Ntayo nanyoye. Arambwira ati ngaho komeza ugende bagukorera iya kabiri, iyindi science, ubwo bwari kuba ari izindi ebyiri nanone bakazongera gupima. Atariko ati ni amakuru meza kuri twebwe, ati no kuri wowe. Ubwo sinumvaga ibyo bambwiye. Ndakomeza ndagenda, barazintera njya kwipfira nanone. Nyuma yenye ubwo zimaze kubenye, kuko bari bambwiye ngo bazantangiza 12 zo kweseya, nizirangira biga ikindi bashobora kunkorera, ngo ariko hagati aho bashobora kuntera umusokoro w'undi muntu ku buryo bagabanya kanseri yo mu maraso. Ubwo bashaka umuntu nyine ufite muhuje groupe, noneho umusokoro nyine bakawugutera bikagabanya kanseri yo mu maraso. Ubwo bagombaga kubikora hagati ya chimiotherapy ya 4 n'iya 5 cyangwa iya 5 n'iya 6, niko bari bambwiye. Muri make chimiotherapy nye zirangiye, barambwira muganga wanjye wa wundi aturuka nka hariya, aza yihuta amamagara mu izina, aramobera aramwanya, nta mwuka mfite, ndababara, ndi nk'ikintu kiraho, ariko warishimye, araseka, arankurura njyana gutya, agenda ambwira ati ibizamini byose ni byiza. Ntabwo numvaga ibyo ambwira, mu by'ukuri turicara, ntiwaze kwicara aransobanurira. Ndangije nkumva sinzi ibintu ambwira, ndamubwira nese ushobora kumpa raporo medicale kugira ngo menye ibyo bintu arimo kumbwira? Arambwira ngo we, ngo ngiye gutelefona secretary wawe, noneho narangiza ayiguye. Ndagenda njya kubifata, yo ndebye mu bisubizo bya bindi bya mbere
hariho negative, iya kabiri negative. Ndabaye si ibi bintu ndi kubona nibyo. Aho narindi rero hari abefirmiyeri babiri, umuzungu n'umunyarwandakazi. Imana nagendaga nsanga ahantu hose yaranteguriye abantu bamfasha mu rugendo. Imana ihabwe icyubahiro. Ndamubwira nti mu by'ukuri ibi bintu nabonye ni ibiki? Arambwira ati nanjye ibi bintu ndabona ntarimo kubyumva. Ati byaba ari ubwa mbere? Ati none se birashoboka? Nyine nanjye nsobanurira. Ubwo arirukansi inkuru abayigejeje mu buyobozi, abayobozi bahita baza kundeba ako kanya barambwira batemerita twari tubizi n'ubundi ko Imana izagukiza, kandi bamwe muri bo ntibizera. Ariko mu cyumba cyanjye bahitaga ngo bagiye kwa pasteur. Nuko noneho twicaraho, muganga arambwira ati rero tugiye gukora shimiyo ebyiri gusa kugira ngo tugire esheshatu. Ni nyuma y'umwaka tuzajya tureba kuko ibintu byawe byose bimeze neza. Mu by'ukuri Imana iba yihesheje icyubahiro, ibinyujije kanseri yari yagabye amashami angana gutyo. Kandi mu byumve neza yuko bari barakoze ibizame byose bikanga, ariko nyuma y'imyaka 2 n'amezi 9 baba ari bwo babibona, ariko yaramaze kugira gute? Yaramaze gukwira. Kuko Imana yari itarabyemera, noneho yemeye yuko bayibona kugira ngo yiheshe icyubahiro. Ahari naravuze nti iyo baza kuba bakibona bakabona mu maraso gusa, birashoboka yuko mbese hari kuba abantu bavuga bati ibyo ariko ni ibisanzwe, kanseri yo mu maraso igikira. None Imana irareka ngo igere no mu magufa no muri gangiriyo ndetse no mu mwijima, maze yiheshe icyubahiro. Imana yacu ni nziza ibihe byose. Ariko hari igihe nageze ndavuga nti se Mana, no kubera iki igerageza ry'ibigeragezo byose wemera ko bingeraho biterwa n'iki? Ndangije ndavuga ngo ariko buriya hari impamvu. Ndagusabye rero ntujye guhora mwenyura kubera yuko wemera ko mbabara, ariko no muri uwo mubabaro ujye guhora mwenyura. Bavandimwe rero, ikintu nagira ngo mbabwire muri make, nkimara kubona uburenganzira bw'uko nshobora kuza, nahise mvuga nti ngomba guhita njya gushimira Imana y'abavandimwe bambonye uko nari imeze, nuko ngarutse kugira ngo bamenye yuko mu ijuru hari Imana. Ni umuremyi, niwe waturemye kandi niwe ushobora byose. Ndashimira Imana cyane umuryango wanjye wabanye nanjye ndi muri ibyo bibazo bimeze gutyo bakanyihanganira. Ngashimira Sabine ukuntu yihanganye mu buryo bitari bimworoheye ari n'umwana. Ariko by'umwihariko ngashimira Mucyo Ale, umwana muto Imana yanyujijemo ijambo rikomeye, Imana ikamukoresha ibitangaza. Sinjya mbona uko namuvuga. Mw'abantu mwe mujye mumunkundira mu musengere kugira ngo Imana igikomeza kubana nawe. Ikindi rero ndashimira Mama Josue wanyakiriye meze gutyo, ndetse yarangiza agashyiramo imbaraga za kibyeyi cyane, kuko ntago byari byoroshye, nari nabyanze rwose. Ngashimira umuhati mwinshi cyane wa Mama Ganza mu buryo bukomeye, n'amagambo yambwiraga n'ibikorwa yakoraga. Imana ibaha umugisha. Noneho rero nkagaruka ku bantu bakoze ibindi bintu bikomeye cyane. Abantu ba mbere ndashimira umuryango wa Rubanguruziyeri, bambereye abantu ntazi izina nabita. Shima Imana yuko Dafi ari hano, ariko Imana izabampera umugisha. Ndongera rero ngashima cyane, ntabwo narenzaho kuko ni birebire, umuryango wa Rubare. Umuryango wa Rubare nabo bambaye hafi mu buryo budasanzwe, mbese Imana gusa izabampera umugisha. Mwongera ngashima nanone umuryango wa Bosco na Furaha, nabo sinjya mbona uko mbavuga. Ni ukuri Imana yo mu ijuru izabampere umugisha cyane. Hari undi muntu sinzi niba ari hano,
yitwa Alexi, ni umukuru w'itorero mukuru ku Karambo. Yari yambwiye ko ari hano, wenda ashobora kuba atabonetse, ariko Imana imuha umugisha. Abantu benshi bakomeje no kuba hafi y'umwana n'abandi bana banjye mfite, nkumva mbese hari ikintu birimo kunkora ku mutima, nkavuga nige simfite icyo kubaha, ariko ndabasabira umugisha. Nkongera ngasabira umugisha korari yanjye Abagenzi. Iyi korari mubona ntabwo ari ukuririmba gusa, iyi korari ni abantu b'umuryango. Ni umuryango rwose, iyo ubarimo uba uzi kuri mu muryango. Harimo ababyeyi bakuru, harimo n'abana bagiye baza, ariko icyo nabasaba ni uko bajya bitwara neza, kubera yuko baje mu muryango kandi Imana izabagirira neza. Mana yanjye, hari abandi bantu bantunguye, abadiyakoni ba hano bari bahagarariwe na Jeanne. Mana yanjye ibaha umugisha, ukuntu ndabyibuka ukuntu bangezeho, Imana izabaha umugisha. Abandi bantu shimira ntago nabavuga ngo mbarangize, ndashimira inshuti zanjye zambaye hafi, mpari ntanahari, bakavugisha abana, ndabashimira. Imana ibaha umugisha, sinabavuga ngo mbarondore. Mwarakoze kandi murabizi, ngihumeka aho muzankenera amashoboye nanjye nzahaboneka. Imana mu ijuru izabaha umugisha. Mvuze iby'uru rugendo ntago nabirangiza, kuko ni ibintu byambereye ibintu birebire, ariko nkaba nashakaga kubaha inama yuko buri muntu wese ufite umubiri agomba kujya agenda yiyoroheje, agaca bugufi. Waba ufite amafaranga, waba utayafite, waba umeze ute, mujye mureka icyubahiro kibi cy'Uwiteka. Umunsi umwe nize icyigisho, narebye ku Isimbi TV, mbona umukecuru, mumbabarire, mbona umugabo w'umudokiteri, mwaramubonye mwese, si ngombwa kumuvuga izina, aje atabasha no kwihanagura ubwe, abandi barimo kumuhanagura, ngira ngo mwaramubonye, sibyo? Noneho nkurikizaho kongera kubona abandi bantu baza barata imiterere yabo, bavuga ukuntu bateye neza, bavuga ukuntu babagirira ishyari. Ndavuga nti Imana, yaba bari bazi ibyo bahetse ibyo ari byo, niba twajyaga twimenya tukamenya abo turi bo, twagakwiye kwihana tugaca bugufi, icyubahiro kikaba icy'Uwiteka. Wajya kwinjira mu modoka ya Imana yaguhaye ukavuga uti Imana uba ari wowe ushimwa. Wajya kwinjira mu nzu yawe uti Imana uba ari wowe ushimwa. Wanywa amazi akagenda ukavuga iti icyubahiro kibi cyawe, atari ugupfa kunywa. Ibintu Imana yaduhaye byose ni amakado, yaradupfunyikiye. Buri kintu cyose igiha ambaraje itandukanye n'ikindi. Umuneke n'uwanye n'umwumbati, ubunyobwa uko bumeze siko soya zimeze, buri cyose gifite ambaraje yacyo. Imana yatwihereye amakado gusa kubw'urukundo yadukunze, ikirenze byose yohereza Kristo kugira ngo atubere igitambo. Rero ndasaba Imana yo mu ijuru ngo ibahe kwiga mumenye abo muri bo. Iyo wirebye muri miruwari nta wundi ubonamo, ni wowe wenyine. Niyo mpamvu ugomba kugirana ikibazo na emerita w'imbere wenyine, apana kukigirana n'undi muntu. Ibyanditswe bigaragaza ko iyo nkunda kiriya gice cya 7 cya Yesuwa cyane, aherekana ko igihe bakoraga ubufindo bahereye mu muryango rusange w'Abisiraheli, bakagera ku miryango, bakagera ku mbyaro, bakagera ku rubyaro, bakagera ku mazu, bakagera ku nzu, none kugeza ubwo bageze ku muntu ku giti cye. Ubu rero ni wowe ubwawe ugomba kwikoraho iteraniro, ukamenya ko uri ubusa nk'uburarwa, ukajya ugenda wiyoroheje, ukamenya yuko Uwiteka ari we ufite umwuka wawe mu biganza bye. Uyu mwanya bishatse rwose waryama ntugire gute, ntubyuke. Nimureke icyubahiro cy'Uwiteka. Imana ibaha umugisha, ibagirire neza, ijye ibaha kumenya ibyo tuvuga n'ibyo dukora, nuko tugenda twiyoroheje,
twubahe Imana kandi tugende nk'uko ishaka, umwanzi Satani atsindwe mu mibereho yacu, Imana ihabwe icyubahiro. Nibyo mbasabira mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Barantunguye, ntabwo nafite gahunda yo kugira ikintu mvuga, ariko sinabura icyo mvuga. No gushima Imana nk'uko twese turi gushima Imana, amen. Ntabwo ndivuga ibintu byinshi, kuko nanjye mu mutima wanjye ijambo rimwe mfite ni ukuvuga gusa ngo Imana yabwe icyubahiro. Sindi ujye mu detail nyinshi cyane, kuko Masabine nzi yuko yavuze bito cyane paraporo y'iby'Imana yakoze. Urumva ibintu Imana yakoze mu myaka 6 ukabivuga mu minota 30, nta nubwo wabona naho uhera, sibyo? Kandi nanjye sinshaka kubatindira kuko ndi kubona amasaha yanagiye. Reka twese rero dushima Imana, he kugira umuntu n'umwe uvugwa, he kugira umuntu n'umwe ugaragara, ahubwo Kristo, kandi Kristo wenyine. Kuko sincèrement parlant, ibintu Imana yakoze niyo yabikoze. Donc ntihagire umuntu n'uwo Mama Sabine yavuze izina n'uwo atarivuze, he kugira n'umwe wumva yuko yaruse n'utaragize icyo akora, ahubwo ni Yesu gusa, amen. Uko niko kuri. Wenda ikindi nandi bwongereho no gushima abantu, nubwo icyambere mvuze ko twagomba gushima Imana, ariko ni na byiza ko dushima abantu. Kubera iki? Kuko Mama Sabine nyine namusanze kwa muganga ameze nabi cyane, ambwira ko hari n'abantu bamusuye abona ko agiye gupfa pe, kandi byari byo yaragiye gupfa. Donc mpamagara abantu bamwe, naravuze ni quand même mfite Imana imwe nzi, abantu barankunda, abantu baranyumva, nta mafaranga mfite, ariko reka nkoresha iyo mpano. Mpamagara abantu hirya no hino, dukora groupe abashaka kuyijyaho, abatashaka kuyijyaho nabo bakora ku giti cyabo umwe umwe. Vraiment Imana irabikora, Imana akoze ibitangaza. Sinibuka niba ari umwaka ushize, niba ari wabanjije ushize, banza ari wabanjije ushize, nagiye mu Bubiligi, noneho njya kureba Mama Sabine, ni nacyo ngiye gusorezaho. Afite impano nziza kandi mbi. Kubera iki mvuze gutyo? Afite, ni nacyo ngiye gusorezaho, niko mbabwiye. Impano nziza afite ni ugukunda abantu kandi cyane, ariko amemta ikaba mbi kubera ko societe turimo yarangiritse. Ukunda umuntu tellement ukagaragariza amarangamutima ufite ku muntu, kugeza umuntu anibaza atari ku uyu muntu bitebye, sibyo ra? Donc ushaka gukunda umuntu nta kindi ugamije, juste gusa kubera ko ari kuteye, ukabona abantu kubera ko turi mu societe yangiritse, bigagera ubwo bihinduka ikibazo, kandi normalement bitari ikibazo. Rero kuki mvuze ibyo ngibyo? Mama Sabine kuko d'un côté ari qualité, ni qualité koko, ariko kubera societe turimo yangiritse, hari naho ubona bishishana, sibyo? Aragupostinga, agira gute, rimwe na rimwe akavuga nibyo wanamusabye uti wakabyara ibintu bivuge, sibyo? Nzi ko hari abantu babajene n'ibintu runaka, nanjye ubwanjye ndimo. Niba ukoze ikintu si ngombwa ko n'ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso, sibyo? Hari abantu bameze gutyo, ariko akabyanga agaforsa toya, ndabivuga. Ubwo rero ndashaka ko dusubiza ku kintu kimwe. Hari vraiment icyatumye mvuga ngo reka tumufashe, nuko nari nzi ko akunda abantu. Naravuze ni ko manzi ko akunda abantu, reka abantu bamufashe. Kandi namwe mwese yabavuze, hari n'abandi atavuze, mwaramufashije, mwamweretse urukundo akiriho, sibyo? Twese twarabisomye mu bifuzwe byose. Yesu yaravuze ngo igikorwa Maria yakoze kizakomeza kuvuga iteka ryose, sibyo? Tugomba kwereka abantu urukundo tubakunda bakigenje gute. Maria yeretse Yesu urukundo rwakiriho. Nzi neza ko Mama Sabine tutamufasha, watanze ibigihumbi, hari abamukoreye ibirenze. Vraiment mu ijambo rimwe yavuze ngo umuryango wa Rubangura Imana bawumugisha, which is true. N'abandi mwese ariko hari abamuhaye miliyoni, hari abamuhaye 2, hari abamuhaye 500, hari abamuhaye 10,000, hari abaje bakamusengera gusa. Ni byiza ko twereka abantu urukundo tukiriho. Nzi yuko yatinda cyane hano abarasinziriye, kubera ko uburyo bw'ubuvuzi buratandukanye, sibyo? Iyo asinzira tukamuzana hano, twese twari butanga ayo mafaranga yose, sibyo? Ariko uyu munsi ari hano ashima Imana. Donc rero ni byiza ko dushima abantu bakiriho, tukanabera urukundo bakiriho, ariko cyane umuntu nka Mama Sabine ukunda kwereka abantu ko bakunda, kanabapostinga, kanavuga byose, ni byiza ko natwe tubikora akiriho. Hari abantu bifuje nabo kumuha impano no kumwereka ko bamukunda akiriho, ejo bundi azasubirayo komeza izindi treatment, bamutegurira byo nka
iwabo abamusuye muzi ko kwa Masabine deja na muganga amwe ko kimwe mu bibazo byamuteye uburwayi ari indabyo nyinshi ziriwe. Nibyo kuko hari tellement étouffé. Donc akunda byo, hari abantu babizi bamukunda bamubwiye bati tushaka kumuha ururabyo akiriho. Ubwo ni byiza ko dukunda abantu bakiriho, natwe yavuze abo yagejeje kuvuga n'abatavuze, ndumva twashima Imana ariko en même temps nawe tukamushimira iyo Mana afite, nubwo denko tari nziza di notre côté kabambi, sibyo. Hari Mama Ganza na Madame Gatera, ariko niba hari n'abandi vraiment n'abandi abo yavuze twari groupe nini, abumva batari jeune vraiment baze tufatanye kumurgora, abumva batari jeune bamukunda, bumva bamuhaye bugufi, ururabyo c'est rien, abumva bamukunda muze tumuhobere, tumuhe ururabyo. Mvuze ayo mazina abiri kora bari babimbwiye kuri telefone, ariko n'abandi bose bumva bagiye guprofiter iyo occasion. Donc Mama Josué ni umuntu wakiriye kuko nawe yararwaye mu Bubiligi, menye ukuntu indwara yarwaye kuko nawe yitsamuraga nka birajya Masabine. Ndaramuhamagaye ndamubwira nti muzafashe uyu muntu muzamwakire. Expecting abantu benshi malheureusement mbonye batatu gusa. Okay, ubwo nabandi bare internalize. So Imana ibaho umugisha mwese, duva nashaka kurambirana. Yesu abarinde kandi toro rya Muhima mwese Imana ibaho umugisha. Murakoze. Ndashaka gusoreza ku isomo rimwe hanasenga. Abefeso igice cya 3:20 na 21. Abefeso mu gihe bari ku Abefeso 3:21 haranditse ngo, ni isomo nzi ko abantu benshi bazi kandi ryiza cyane, nuko Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Amen. Imana ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose. Murumva nta limit iriho. Imana ibasha gukora ibirenze ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira bingana iki byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. 21 icyubahiro kibi cyayo mu itorero. Murumva ntago icyubahiro ari cy'umuntu wari wese, icyubahiro kibi cy'Imana mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Kadusenga Imana. Mana yacu, Mana idukunda, Mana yaturemye ikaducunguza amaraso y'igiciro cyinshi ya Yesu Kristo, turagupfukamiye muri kano kanya icyubahiro kibi cyawe. Hashize imyaka myinshi twaragusabye ngo ufashe Masabine abeho, none warabikoze. Ntabwo tuzi yuko n'abacu bavuye mu mubiri ari uko wabangaga cyangwa utarushoboye kubakiza, ahubwo wakoze ibi kugira ngo icyubahiro muri kano kanya kikugarukire. Ko warinze Masabine ugakoresha abantu batandukanye mu Rwanda no hanze yarwo, ugashima yuko avurwa muri kano kanya, icyubahiro kikaba kikugarukiye, turabigushimiye. Rero he kugira n'umwe ugaragara, hagaragare wowe. Ubwo ari wowe twasabye ngo umushakire ubushobozi ukabikora, umushakire visa ukabikora, umuvurire aho yarari ukabikora, abaganga bakamubwira ngo araza gupfa bakamubara n'iminsi ariko akaba akiriho. Mana byose turagushimiye, kuri buri etape yose warahabaye, ni mpamvu icyubahiro kikugaruriye. Ntago dupfukamye dufite icyo tugusaba, dupfukamye tugushima. Wakira amashimwe yacu kubwa Masabine ariko no kubw'ibindi byose buri wese agiye umukora ku giti cye hano. Natwe twese wabona occasion agashima, twese twavuga bukira bugacya. Wakira amashimwe yuzuye imitima yacu twese mu izina rya Yesu. Amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14